banyamuryango ba filime yacu Madota. Ndagusaba kugira ngo ube wafata umwanya wawe mutoya maze twe twajyana mu biganiro byose biri gukorwa hano kuri Mukiga Empire. Ndagusaba kugira ngo ube watanga inkunga yawe ndetse inkunga ikomeye cyane hano kuri Mukiga Empire yo kuba wakanda kuri iyo buto ya subscribe maze ukagenda mu biganiro byose biri gukorwa kuri filime yacu Madota. Ese wowe wifuza ko Vumilia yagarura ubwenge akongera akisubiraho akaba yashakisha uburyo yongera kuba yagaruka mu rubanza apana guhora bamukina imitwe? Ese wifuza ko Vumilia nawe yareka zino mikino z'ubwana arimo akaba yongera kuba yaba umuntu twari tuzi uri guhangana n'ikibazo ushaka kuba yatsindira uyu mwana? Ese Vumilia uratekereza ibyo bitekerezo bikimurimo? Ubu ngubu tuvugana Vumilia icyari gutekereza nuko ngo Izabera agiye kuba yamuha umwana we bataburanye. Ese Vumilia wirengagiza ibintu byose Izabera yamukoreye ibyo kuba yamuhemukira, yagerageje kuba yamwicisha kabiri kose kikurikiranyije amutuma habicanyi bakamureka Vumilia aka kanya byose abisize inyuma yumva ko Izabera ashaka kuba yamugirira neza. Ubu ngubu tuvugana Vumilia yumvise ko Izabera ashaka kuba yamukiza akamuha umwana nta n'ikintu na kimwe amuhaye cyangwa se batirenze bajya mu rukiko. Izabera ukuntu tumuzi turamuzi ko Izabera ari ingona. Izabera turamuzi ukuntu ari inzoka mbi. Izabera turamuzi ko ari dayimoni. Ntabwo iri kosa ryo kuba yaha umwana Vumilia batagiye mu rukiko ntabwo ryabaho. Izabera we turamuzi ko iryo kosa aho kugira rikore yapfa. Ese uratekereza ko Michel ndetse na Izabera umunsi umwe bino bibazo byose bahora bateza Vumilia umunsi nzabagarukiye utekereza ko bazajya hehe? Ese uyu Izabera ndetse na Michel inshuti ye bahorana bapanga imipango zose uko babahemukira Vumilia umunsi bino bibazo byose byamenyekanye bikagera hanze bikamenyekana ko bibye umuntu bakamwiba nyina kandi bagahora banamutesha umutwe bakagerageza no kuba bamwicisha inshuro ebyiri zose, utekereza ko Izabera ndetse na Michel urwabo tuzaba rubarangiranye? Izabera na Michel icyo basigaje ni uko bajya muri gereza, kandi turabizi ko hataraca iminsi myinshi batarafungwa. Turabizi ko amakosa yose bakoze umunsi umwe uzabagaruka. Baca umugani mu Kinyarwanda ngo iminsi iba myinshi igahimwa n'umwe, kandi bakongera bakavuga ngo iminsi y'umujura ni 70.